Bonjour, soyez bienvenus sur Smartness Marie TV. Comme d'habitude, aujourd'hui nous avons préparé comment passer l'interview. Uyu munsi rero twabateguriye uburyo ushobora gukora ikizamini cyo kuvuga cyo bita interview. Hari uburyo ki ushobora kuba wabaragiye ujya gukora ikizamini cyanditse ukagitsinda, ariko igihe cyose ugataha uvuga ko batanze ruswa kubera ikizamini cya interview cyagukuyemo atari ruswa yatanzwe, ahubwo ari uko utamenyereye cyangwa se utitoje bihagije gukora ikizamini cya interview, aricyo kizamini cyo kuvuga. Hano rero ndashaka kukwereka amabanga ndetse na bimwe mu bibazo, uburyo ushobora kwitwara kugira ngo nyamuneka ubashe kubona akazi. Kugira ngo ubone akazi, kugira ngo utegure interview yawe, ntabwo ari ibintu byo gukinisha, biha umwanya ubitegure, ndetse niba ngombwa ushake undi muntu muri ku rwego rumwe akubaze bimwe mu bibazo ushobora gutekereza bitewe n'ahantu ugiye gukorera, kuko akenshi uzasanga ibibazo bibazwa bitewe na domaine ugiye gukoreramo, bitewe n'ubwoko bwa entreprise ugiye gukoreramo, cyangwa se bitewe n'umurimo ugiye gukora. Ariko muri rusange hari ibibazo bimwe na bimwe igihe cyose bitajya bibura mu kugira ngo ukore izo interview zose. Hari ibibazo bihuriweho, hari n'uburyo rusange bwo gusubiza ibyo bibazo ku buryo uramutse ubizi wabisubiza. Mbere rero yo gutangira kugira ngo umenyereze gukora ikizamini cya interview, hari ibintu ugomba kwirinda. Mbere na mbere ntabwo ugomba gupanika. Pas de panique, parce que l'entretien n'est pas une interrogation policière. Ntabwo kuba ugiye mu kiganiro cy'akazi ari ibazwa ryo kuri polisi ugiyemo, itonde rwose ni ikiganiro. Ikindi, imyambarire yawe ugomba kuyitondera. N'ubwa mbere uwo muntu agiye kukubona mu kizame, mu buzima busanzwe ntabwo asanzwe akuzi. Niba wambaye umwenda rimwe rero gusa, ukambara umwenda utuma ashobora kugutekerereza, cyangwa se ukagira imyitwarire yindi bitewe n'ahantu ugiye gusaba akazi, ibyo nabyo ugiye kubyitondera. Aha ndatanga urugero: ushobora kugenda wambaye akajipo kagufiya, ushobora kugenda wambaye akajipo kagufi ku buryo buri mwanya ugenda wishimashimaho ukamanura, ibyo nabyo bigatuma bakwibazaho ko n'ubwa mbere bakubonye. Nubwo usanzwe wambara wenda amapantaro, ijipo ziringaniye, ariko uwo munsi wa interview witondere wambare umwenda urimo hagati na hagati ugereranyije, utari muremure utari mugufi, ku buryo buri wese ashobora kwibona muri uwo mwenda. Niba uri umugabo, hari igihe ushobora ukagenda wambaye agakabutura kaguhambiriye cyane, cyangwa se ukagenda ufite amadredi kandi wenda ubizi neza ko icyo kigo kitamenyereye ibyo bintu by'amadredi. Ibyo nabyo ugomba kugenda ufite amakuru ahagije y'ikigo cyangwa se y'aho ugiye gukora ikizamini cyo kuvuga. Ni ikizamini cyo kuvuga, ariko hagati aho baba bagira ngo barebe n'imyitwarire yawe muri rusange. Icyo gutsinda, icyo kwandika wagitsinze, ariko ushobora no kugitsinda imyitwarire yawe idasobanutse bitewe n'umwanya bagushakaho, ahubwo bikenewe yuko izo aptitude zombi, kwandika, kuvuga, kumenya kwitwara mu bantu, ugomba kumenya kubihuza. Ukinjira mu kizamini cya interview, mbere na mbere rero ibintu ugomba kwitondera, ugomba kubanza ugasuhuza, ukamenya uburyo uri bwicaremo, amaboko ukayashyira hejuru ku meza utayashyize munsi y'ameza. Nyuma yo gusuhuza, si ngombwa gusuhuza uvuga ibigambo byinshi, ugomba kuvuga mwiriwe, cyangwa se niba ari mu Gifaransa bonjour, niba ari mu Cyongereza hello, warangiza ukicara ugategereza ko bakubaza ikibazo. Aha nihuse rero ibibazo bijya guhura, ariko ikibazo cya mbere kitazabura ni iki gikurikira. Uyu munsi nubwo turimo kuvuga mu rurimi rw'Igifaransa n'Ikinyarwanda, ubutaha tuzafasha abavuga ururimi rw'Icyongereza kugira ngo nabo babashe kwibona mu gukora interview. Ikibazo cya mbere rero gikunda kuba pouvez-vous vous présenter? Pouvez-vous vous présenter? Ese mwatwibwira? Ese mwatwibwira? Pouvez-vous vous présenter? Aha kenshi ikintu baba bashaka, ntabwo ari ngombwa kuvuga amagambo menshi ngo ikibazo cyose gifata amasaha n'amasaha. Bibaye byiza ntabwo warenza hagati y'umunota n'igice
cyangwa se iminota 2. Mbere na mbere ugomba kubanza kuvuga amazina yawe, ukavuga amashuri ufite. Ntabwo ari ngombwa cyane ko uvuga aho wayigiye, biterwa n'aho ariho, kuko niba ufite diplome wakuye muri universite ya Harvard ni urugero, ugomba kuyivuga kuko bene iyo diplome irempressiona abantu mbere na mbere, kuko tumenyere ko abantu bakuye diplome Harvard abenshi tubaziho ubunararibonye n'ubuhanga. Ariko hari igihe abari universite zisanzwe, icyo gihe ushobora kwicecekera ukavuga uti je suis titulaire d'un diplôme, ukavuga titre yayo A0, A1, PhD mu bintu runaka, ariko ntupresize wenda aho wize, cyane ko baba babibonye muri cya gipapuro baba bafite aho watangiye CV yawe. Ugakomeza ukavuga akazi wakoraga mbere yo kuzaho. Ntabwo ari ngombwa cyane kurondora mu gihe aho wize primaire ngo aho wize materineri, biriya rwose ntabwo bikenewe cyane. Ahangaha uzibande cyane mu kwipresenta mu birebana n'akazi urimo kwaka. Nta formule unique iriho yo gukora interview. Mu by'ukuri ntabwo ari nk'imibare, burya baravuga ngo la mathématique est une science exacte, ariko gukora interview c'est pas exact, birahindagurika. Ni ibisubizo biri ouvert, ni ibisubizo bifunguriye kuri buri wese. Umwe ashobora gutanga igisubizo kidahuye n'icyundi kandi bose bagatsinda. Niyo mpamvu utagomba gupanika, ariko ugomba kuba wabikozeho umwitozo kugira ngo ujye imbere y'abantu, imbere ya public, imbere ya recruteur. Recruteur ni umuntu urokirita utanga akazi. Recruter ni ukwangaja. Recruteur vient du verbe recruter, bivuga kwangaja. Recruteur rero ni uwangaje, ni utanga akazi nyine. Ikindi kibazo kidakunda kubura, bakunda kukubaza bati que savez-vous de nous? Que savez-vous de nous? Waba utuziho iki? Buri gihe rero ugiye gukora ikizamini cy'akazi, ugomba gushaka amakuru arambuye cyane ku ma internet, biba biriho kuri social media. Ugashaka amakuru arambuye ku kigo ugiye gushakaho akazi, ukamenya intego zabo, icyo bakora, ibintu byose, amakuru ashobotse. Si ngombwa ngo yose uyamaremo, ariko wagombye kuba ufiteho amakuru cyane. Noneho bakubaza que savez-vous de nous? Utuziho iki? Ugatangira iki kigo cyitwa gutya, ukavuga izina, nzi ko gitanga serivisi neza, hanze bavuga gutya. Ushobora no kuvuga nigeze kuza muri kino kigo kwaka serivisi, nakiriwe neza, ibintu nk'ibyo. Ati ikintu nziho nuko bakora ibi serivisi zinizi, ariko byose ukagerageza kuvuga mu magambo makeya. Ariko biri ngombwa mbere na mbere ko aho ugiye gusaba akazi uba ufiteho amakuru byibuze makeya ashoboka. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt? Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre d'emploi? Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre d'emploi? Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre d'emploi? Ou pourquoi postuler à cette poste? Ou pourquoi postuler à cette poste? Niki cyagukuruye, niki cyatumye wifuza ko uyu mwanya wawusaba? Ahangaha ntago boss ukubajije iki kibazo ayobewe ko kuba bahemba amafaranga aricyo cyagukuruye. Ntago ari byiza guhita uvuga ngo ndabizi neza ngo hano umuhemba neza, oya. Ahubwo uravuga uti nkurikije serivisi kino kigo gitanga, ni gifasha abaturage se mu buryo runaka, nifuzaga nanjye gufatanya n'abandi nkatanga umusanzu wanjye, cyane ko niyumvamo ubushobozi. Ugishubije neza rwose, utiri ujya kuvuga ngo ndabizi ko muhemba neza, ndabizi ko hahemba amafaranga menshi kurushaho narindiwe. Ya ibyo byihorere, kuko nawe arabizi yuko washakaga yuko ubona ayo mafaranga menshi. Ariko ibyiza mu gusubiza vuga uti ndabizi ko iki kigo gitanga serivisi nziza, gikora ibintu byiza, nanjye nifuzaga gutanga umuganda wanjye muri kino kigo. Pourquoi souhaitez-vous travailler avec nous? Pourquoi souhaitez-vous travailler avec nous? Kuki wifuza gukorana natwe? Kuki wifuza gukorana natwe? Mu gusubiza iki kibazo, kuko nta question, nta réponse unique,
umwe ashobora gusubiza iki gisubizo akaba yagikoze, undi ashobora gusubiza ikindi akaba yagikoze. Ariko impamvu ya mbere yuko wifuje gukorana nabo, icya mbere nuko nabo batanze offer bavuga yuko hari umwanya. Bo bavuze bati dufite umwanya runaka. Noneho nawe icya mbere witabiriye kugira ngo ugufatanye nabo muri uwo mwanya mugere kuri serivisi nziza. Ici, on n'exige pas les candidats qui connaissent tous l'entreprise, mais on cherche qu'il y a au moins quelque chose sur l'entreprise qui peut défendre. Donc, en peu de mots, on cherche qu'il y ait au moins une certaine information sur l'entreprise. Par exemple, premièrement, j'ai entendu une place vacante. Deuxièmement, j'avais information que cette entreprise est bien organisée de la part de son directeur qui a un pouvoir charismatique, et c'est comme ça avoir ma participation active dans cette entreprise peut avoir un grand rendement. Ni urugero rumwe rushoboka uti numvishe ko iki kigo kiyobowe neza kandi nkunda ahantu hafite management nziza, hafite organisation nziza, ubwabyo sa motive byatumye numva nakorana namwe. Iki cyari gice cya mbere cy'iki kiganiro, iri somo ryo gutegura akazi, kwitegura gukora ikizami cy'akazi, ikizami cyo kuvuga ubyele interview. Tuzaricamo ibice bitatu, tunaribahe ryose ari isomo mbumbe, bitewe n'umwanya ufite uzajya uhitamo igice ugiye kureba. Ariko nshuti yanjye nongereho ngo akazi karategurwa. Niba ufite ikizami cy'akazi ugomba gusoma izi video zose nzategura ku bigendanye no gukora ikizami cyo kuvuga, warangiza kuzisoma ukitegura wowe ubwawe ukajya mu kizami wumva wuzuye. Rwose muri bino bibazo uzaba umeze nk'uwakoperejwe ikizami ku buryo uzagera mu kizami ugatsinda. Nshuti yanjye, niba aya masomo yagushimishije, kora share uyasangize abandi. Tubibutsa ko hari nabo tujya twigisha ku matelefone bari mu bihugu byo hanze, Canada, Mayotte, mu ntara ya France yitwa Mayotte, muri France, mu mpande z'isi zose dufite abantu tugenda duhugura. Nawe icyo uzakenera ko twaguhugura, online service turayitanga nta kibazo. Kubifuza kwiga, dufite nabo twigishiriza Ikinyinya mu kagari ka Gasharu, Kinyinya hafi ya gare. Mwatwegera mugahamagara kuri iyo nimero tukabafasha rwose, turi hano kubera mwebwe. Bye bye.